bakiriya bacu nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali Bandiseri. Tuje kubereka inzu nziza iri Kibagabaga, inzu ifite ibyumba 4 n'amatuwareti 4. Tugeze mu gihe cya high season kigira abakiriya benshi. Ntucikwe utugane tugeze kuri iyi nzu. Ni inzu ifite compound nziza yakakirwa n'imodoka 4 cyangwa 3 zisanzuye. Ni inzu nziza iri kuri kaburimbo. Inzu umuntu wese yagera agahita abona ko ari inzu nziza mu by'ukuri yaturamo n'umuryango we niyo byaba ari ukwezi kumwe. Ibyo $2,000 tubabwira bishobora gukatuka kuko turi aba agenti tubibafashamo. Ibyo bintu bishobora gukatukaho amafaranga makeya cyane nko kubashaka long time bishobora gukunda. So ndagira ngo uyu mukameramani abereka ku kajaride keza cyane. Buriya gutunga urugo rudafite jaride ntabwo ari byiza. Ahantu hashobora kuguha akayaga ukaruhuka. Agomeza ze ayibereka ko noneho hano iyo tugeze aha mu rubaraza hari intebe nziza tuhasanga. Iyi ni intebe wicaramo kabisa ukumva ni intebe iryoshye, kumva uratekereje ukumva ibitekerezo bimeze neza. Ndebera iyi ntebe ubwiza bwayo. So ariko nagira ngo ahindukira abereke na quartier irimo kuntu ni quartier nziza. Urabona ni quartier irimo ibiti, hehe n'ubushyuhe n'umuyaga. So hagati aho turayibatembereza twinjiyemo imbere. Reba ibikoresho biri muri inzu kuntu ari byiza. Harimo ikintu cyitwa umutako, abazumingira bereka no mutako kuntu meze. Hanyuma harimo AC, ntabwo ushobora guhura n'ubushyuhe. Ni salo nziza yisanzuye. Iyo tugeze ahangaha tuhasanga icyo bita TV. Iyi ni TV nini cyane, utabirebye neza wagira ngo ni projecteur. Ifite n'umuziki wayo biri complete. Ni ibintu byiza cyane nkuko mubona salo irimo indabyo, irimo imitako. Ni intebe nziza unicaramo ukumva uri comfortable. Ni intebe nziza cyane rwose wicaramo ukumva kuri iwawe, ukumva ko warishyira $2,000 ariko wabitangiye ukuri. So ndagira ngo twinjire ahangaha, cameraman adufashe atwereke saramanje yacu. Murayibona ngira ngo ubwiza bwayo. Harimo akabati keza cyane gahenze, keza kameze nk'umutako bwawo. Kabati kaka. Intebe zishobora kujyamo mu munsi w'ejo, ni komande kuko ibi bikoresho ni bishyashya birimo kuzamo. Waza tugatura muri iyi nzu nawe ugatura mu bikoresho bishyashya ukumva uburyo uhumeka neza. Turava muri saramanje, murabizi ibifatanye na kitchen. Iyi kitchen turasanga usibye ubwiza bwayo no kwisanzura hari ikintu bita gas cooker. Nta handi urayibona, ni nini, ifite amashyiga 6 yose, ni imwe nini. Ifite ibikoresho byose ngira ngo abanyerekere ibirahure, amatasi. Ntago ari hahandi ugenda ugasanga harimo ibintu bishaje. Ni ibikoresho bishya gusa. Firigo irahayo, ni firigo y'imiryango 4 ushobora gushyiramo stock yose, imboga, imbuto, inyama uko ubishaka. Ni firigo yafata neza umuryango wawe. Turasohoka mu gikoni tuze gakeya tubinjize. Mbere yuko tujya hejuru tubanze tubereke, tuje kubereka chambre y'abashyitsi. Ariko ndagira ngo banza banyerekere douche yayo. Nayo ni douche nziza ngari, nziza cyane rwose, irimo ibikoresho bishya byiza. Ndagira ngo tubinjize muri aha twinjiye. Ni mu cyumba cy'abashyitsi, ariko ntimuze kwibeshya ngo mugire ngo ni master bedroom. Ngiyi hari abantu benshi bashobora kubyibeshya. Urebe iki gitanda cy'abashyitsi, ahandi umushyitsi agusura akumva adashaka nawe gutaha cyangwa neje akumva yagaruka. Ibi ni ibintu byiza. Harimo garderobe nziza nini. So ni ibintu byiza nkuko mubibona. Ku $2,000 nta gahendo karimo, ukaba ahantu heza cyane. Turazamuka hano. Uru ni urugendo rw'amasikariye tujya kubereka ubwiza bwo hejuru. Ariko mbakumbuje chambre principale. Ni nk'ibwami. Uhageze ni hahandi uryama kwicwa bikakurarira ukumva ushaka kwiberayo. Iyo duhingutse aha hagati rero, so turahingukira ku byumba. Iki ni ikindi cyumba. Dore iyi ni bathroom yacu banza banyerekere. Ariko nkuko mwabibonye hasi rwose ibi bintu byose ntushaka kumenya ngo wahereye ku kihe gitanda. Usibye master bedroom y'agatangaza mbabikiye,
ariko ngira ngo urebye iki gitanda rwose n'icyo hasi ni disemu. Hakaba hari ikindi gitanda cyo reba ufite abana bawe, iki ni igitanda cy'abana cyiza kimeze gitya, gishashe gutya kigari, gifite umwanya ungana gutya, ni 2x2, ugasagura na espace ingana gutya. Garderobe yo urabona ko imyenda yose ishoboka yajyamo. Iyi ni imari mbazaniye ntimucikwe. Ndibutsa ko muri budusange kuri YouTube yacu Kigali Band Seri, mukadusura mukabona ibikorwa byacu. Tugera aha ngaha tugiye kwinjira noneho master bedroom. Aha hose ni uguhera muri master bedroom. Ndagira ngo ubanyerekere garderobe duhingukiraho tukinjira. Garderobe nini nziza, tuza aha ngaha noneho nkuzaniye douche principal irimo ibikoresho byose by'ibivaburayi. Ugeze kuri iyi jacuzzi ifite abantu babiri bayogeramo nabo bisanzuye bameze neza, ukagera aha ngaha kuri shawa yayo ukareba aho wakogera kuri iki kirahure, nta bintu byiza cyane biri perfect. Hakaba noneho iyi lavabo iri modern, ni douche winjiramo ukabona ibintu byose usabwa birimo nta kibazo. So reka dupfundurire hagati y'amatsiko twinjize muri chambre principale. Izi chambre principale n'ukuri ndababwiye ziboneka hakeya, hafite naho ubwaho ubwiza, ni hagari, ariko noneho igitanda cyaho ukuntu kimeze ndakigutuye. Yaba ari inzu y'indoto yawe yo kugira ngo wishyure amafaranga yawe, urare neza, uryame neza wishimye. Ariko noneho tuhasanga furati iringayinga iyo muri salo. Nabanyereka iyi furati ukuntu ingana, irikikijwe n'umuziki muri principale, ntago ari muri salo. Urabona ukuntu hano hantu ari heza cyane. Iyo tuvuye aho tuza hano hari urubaraza rwiza ngiye kubereka, narwo rurimo za ntebe twababwiye. Reba iyi ntebe ubwiza bwayo ukuntu imeze, uyicayemo n'uwawe mukikaraga. Iyi ngiyi iri imbere ya principale murabyibuka. Ariko noneho uyu mukameramani wanjye abanyerekere inzu ahantu iri. Reba inzu ahantu iri, inzu bituranye ukuntu hameze, hari ibiti, hari umuyaga, ni ahantu heza. So tudatinze rero, twe turi Kigali Band Seri kuri Instagram, ndetse tukaba Kigali Band Seri no kuri YouTube. Mwadusura mukadufollowinga. Murakoze. Ciao ciao.